ukuri kurigaragaza kandi atekereza igihe cyose n'ubundi ukuri kuratsinda. So rero ibyo umugabo yankoreye byo ni byinshi sinkeneye no kubisubiramo, gusa ikiriho nuko nawe ubwe yaraje abyivugira yuko afite umudayimoni wo gukunda abagore. Njye naramubwiye ni se bisobanuye ko n'ikindi gihe uzabona umugore ufite amafaranga n'ubundi uzongera uzinga ugende. Aravuga ngo yarihannye ngo yarakijijwe. Finally birangira n'ubundi byongeye kugaragara ko n'ubundi yakurikiye umugore kandi ufite amafaranga. Utavugiye mushiki wawe umugabo washatse wakuranye n'umukobwa mu bintu byinshi bitandukanye bagakora ubukwe bakabana, ati urugo byagenze bite? Rero ati njye mfite umudayimoni w'ubuhehese rwose nirari. Ahubwo ikintu cyabayeho habayeho kudahuza neza kubera ko yagombaga gutuza, sibyo? Kubera ko sintekereza ko irari rishobora kugukoresha ibintu bireshya kuriya. Reka nkubwi izina ry'Imana do aka kajyaho nari gukuramo n'ingute nkayambara mu mutwe nkahita mba umusazi, abantu bagahita bahamagara indaro bakaza kuntwara. Yes, nyamusoza kandi zarakomeze neza aho ugiye mu bice bigiye bitandukanye. Of course mwenye nitwa Ceketu udakina n'abana ukina n'abanyana so bajya batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ngasabanye nkutana se ngatanga isara ndangurumwe Kigali News 500 ariko nanone nize ko mukurikira Samantha TV show yarabishimiye muramwishimira abana namwe mubana nawe nubwo urugamba ruba rutoroshye cyane ariko ngo nitwiye tunubateka iyo twigirishye muri ibyo bice no tuba twibereye ntabwo tuvuga byinshi nananiwe twarwanya urugamba byakomeye ibintu ni byinshi cyane ari kiganiro mu kanya nuko mutegera mudamu akagenda ntamagara Samantha batigaruka ko Samantha mwe tunago ndaceke tutabonanye ariko ngirirwa nanone ubuntu yuko umwana nahereje musaza Samantha tayari imaje kumbugeza mu birindiro kwa Samantha mwumve mutushe kandi muje bute nimukome twatsinze urugamba ntabyo kurakara muri kino kiganiro Samantha turi mvuta akakanya nubwo ufite inzara ese koko uzi ko ego uramugora araka agashaka ko afite inzara yango nizazindi zisatura bajya bavuga nako byari byoroshye umva meze neza kurenza ko buri muntu wese yaba bitekereza meze ute muvanye birenze kumera neza kabisa ngewe. Samantha nako tuza kuganira byinshi byetandukanye icyo twifuzaga twakigezeho ariko nanone ari amakuru nza kuguha kubyo umugore imigamo n'imigamba afite ariko turaza kubivugaho ariko Samantha ahangiye kugaruka usasa inzobe na musaza wawe burya amaraso na amaraso kandi namwe abantu bavinimwe amaraso baramwe nabaraza kumbwira ko abyumva. Icyo nshaka kukubaza twabanye muri byinshi byetandukanye twakoze byinshi byetandukanye ntacyo tutakoze twatanze isanamitima ku bantu badukurikira muri komanteri mujye gute mufungura amatwi mutwumve neza nibice iburyo ngo bijye ibumoso bigume mu bitekerezo mutubwire munabyumva muti Samantha uri umukristo ndagira ngo hanze turagize Uwiteka nimba wenda turi mu dukwa wananiwe oya ntago nabura mudu yo gusenga pe ko ibintu Imana yakoze ni ibintu biremereye mu buzima twari tumaze igihe kinini dutegereje twari twararaye amajoro menshi dusengera nanashimira umuntu wese watubaye hafi muri ibi bihe bitari byoroshye akadusengera abamamagaye abangiriye inama abansuye Mana yanjye mwumve ko mbashimiye by'umwihariko ndifuza gusenga muri iki kiganiro. Reka twubahe Imana mu mitima dusenge. Turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana itabara igatabarukana intsinzi ku rugamba. Icyubahiro nishimwe n'ibyaye kubera ko haturinze kandi akaba ari ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu. Icyubahiro kibi cyawe iki kiganiro Mana. Haleluya. Tukigushyize mu biganza kugira ngo ubwiza bwawe buze buganze muri iki kiganiro. Reka marayika wazaganze muri iki kiganiro. Mana aya magambo tugiye kuvugira muri iki kiganiro abinkomezi mu mitima ya benshi. Uturinde guteshuka no kuvuga ibidakwiye muri iki kiganiro. Ikiruta byose mesheje umugisha umuntu wese wadusengeye ndetse n'uwatubaye hafi n'uwadufashije mu buryo bwose bushoboka umuha umugisha kandi nawe wivange mu bye. Urakoze ko wumva gusenga rero ubikore kandi bikorere kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Amina. Sinabura gusabira abababaye imfubyi n'abapfakazi mvuze n'abababaye aruba yabwiriwe akanaburara ariko umubwiye Uwiteka ngo murebe ryoroshye kandi umube hafi ariko nanone
abari mu bibazo bigiye bitandukanye, abari kwa muganga, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, hari intambara zigiye zitandukanye, bamwe barimo baricwa, abandi bararwaye, abandi bafite agahinda mu mitima yabo bitewe no kuba wavuga ati umuntu wanjye ari sehashika, umuntu wanjye ari Nyarugenge, umuntu wanjye yararwaye ararembye yabuze kivurwa. Ejo bundi nabuze mbona umuvandimwe muri Tanzania yize icyo bita inshuti birangira musanze muri resitora Imumenoside. Ubu ngubu aratabariza isi kugira ngo bamube hafi akomeze kwivuza. Samantha, ubundi ugiye kudutangira ubundi byagenze bite ko wakoze ubukwe mugabe mukabana nyuma mukaza gushwana kugira ngo umugabo wawe mushwane muturugo nubwo uriya mugore yavuze ngo hari ibyo wabuze iwawe umugabo akabibonera iwe, ndagira ngo nkubwire ido n'idore yitandukanye uri indodorero wa mbwa no mu Burundi byagenze ngo umugabo wawe ave iwawe agende nyuma y'ubukwe. Oya utararenga tuvugishije ukuri, urumva mukeba wawe yakuvuga neza. Wowe uravuga ku giti cyawe? Ndavuga ku giti cyanjye, ariko buriya umuntu uzi kureba ndetse no gushishoza ibi bintu abyitegereje neza akareba intangiriro yabyo no kugeza kano kanya ukuri kurigaragaza, kandi atekereza igihe cyose n'ubundi ukuri kuratsinda. So rero ibyo umugabo yankoreye byo ni byinshi sinkeneye no kubisubiramo, gusa ikiriho nuko nawe ubwe yaraje abyivugira yuko afite umudayimoni wo gukunda abagore. Iryo ni ijambo umugabo yivugiye mu kanwa ke. Naramubwiye igihe twicaranye live mu kiganiro, ndamubwira ni ikintu cyatumye unsiga turi mu kwabuki, nta kibazo dufitanye, nta kintu kibi nagukoreye, ukifata ukazinga ukambeshya ngo ugiye mu kazi kandi ugiye kundi mugore, wabitewe n'iki? Yaje gusobanura isi yose n'abadukurikira, arababwira ati nyafite umudayimoni w'irari, ati umugore yambeshye ko afite amafaranga ngenda nyakurikiye ngezeyo ndayabura, ati mu kuyabura rero mvayo. Nanjye ndamusubiza, umugabo wari wakurikiye iwawe? Ni oya, apani wanjye njyewe wanjye yaje kwiyeretsa kubera ko yari yarasezeranije abantu yuko agiye kunkorera ibirori bitangaza. Nyine ukirari ibirori twabonye, nyine ukiraho ndagira ngo menye impamvu ataye urugo rwe. Impamvu yataye urugo rwe kano kanya njye nkubwiye ko nyizina aba nkubeshye, kubera ko wubwe nyirizina yicaye imbere ya kamera yavuze ko nawe ubwo atazi umudayimoni wamukoresheje kuko yisanze muri situation. Yego Tinyimana yicaye kuri kamera ubwe n'umunwa aravuga ati ntababeshye, mbabwiye ikintu cyatumye n'umugore wanjye turi mu kwabuki nkasanga undi mugore, ati njye mbona ari dayimoni w'irari wari wanteye. Ayo ni amagambo yivugiye. So rero uwo mudayimoni w'irari na n'iyi saho aracyamubungaho. Cyokora muyamuvuga ngo nta gabarozi babaho, ahubwo bafite imbaraga. Abarozi babaho Kuko niba umugabo yaricaye kuri kamera akavuga ngo yari yarakurikiye amafaranga kuri uriya mugore yari yarasanze, ambwira ngo agiye muri Kenya, nyuma ngo agasanga amafaranga ntayahari aza kuvayo. Njye naramubwiye ni se bisobanuye ko n'ikindi gihe uzabona umugore ufite amafaranga n'ubundi uzongera uzinga ugende. Aravuga ngo yarihannye ngo yarakijijwe. Finally birangira n'ubundi byongeye kugaragara ko n'ubundi yakurikiye umugore kandi ufite amafaranga. Utavugiye mushiki wawe, umugabo washatse wakundanye n'umukobwa mu bintu byinshi bitandukanye bagakora ubukwe bakabana, ati urugo byagenze bite ku giti cyawe utavugiye mushiki wawe? Cyo kintu nabivugaho uko biri kose nawe ni umuntu mukuru, ntago ari uruhinja. Mugani kugira ngo umuntu afate decision yo kuvuga ngo ndagiye, one bishobora kuba ari ikintu kiri strong cyangwa kiri seriye, cyangwa se bikaba ari umudayimoni nyine nk'uko tubivuga, kuko ntekereza ko nta yindi mpamvu yatuma umugore none ampise mu kwezi kwa buki mu gihe gito mukimara kwerekana ibirori ni ikibazo. Buri muntu wese aho ngaho tutanagiye no kujya hirya no hino ngo duce ku mpande cyangwa se nanarengeye mushiki wanjye, ni ibintu umuntu uwo ari we wese yakumva. Habaye hatarimo ikibazo kidasanzwe kiyobera, ntabwo ibyo bintu byabaho, ntabwo byabaho kabisa. So ikintu nge mbonamo rero nk'uko Samantha yarabivuze, mu by'ukuri ibyo ngibyo kubwiye byarabaye. Ngira ngo nawe sinzi niba utabizi, papa umwana yagiye kuri kamera avuga ati rwose ngiye n'ababeshye bize gutya na gutya aratubwira. Noneho hari n'abantu ngiye nari ndi ku ruhande rwe, nari nabanje no kurakara sister mvuga ati ariko ntabwo ushobotse, bimeze bite, watuje nubwo umugabo yaba ameze gutya na gutya ushobora gutuza wowe muri wowe bikagenda gute mugahanduringa ikibazo cyanyu bikarangira si ngombwa ngo isi yose bimenye ngo bimeze bite. Ariko seriously uriya mugabo afite ikibazo kiri serious, njye narabibonye
kuko ngewe nagize igihe cyo kuganira nawe. Iyo mpamvu ni iyihe? arayigaragaza namwe muri comment mwandike, muri abantu bakuru, sibyo? Muri abantu bakuru mudukurikiye, murabizi iby'imisi ntago biba byoroshye pe. Ntago twavuga wenda Samantha ni umwere 100% ntago mbizi, kuko ntago twinjiye mu rugo iwabo indani, nubwo tubana kameme, sibyo? Ariko mu by'ukuri dushize mu gaciro uyu mugabo, amagambo ye yarisokeye, kandi burya ukuri kwa nyir'ubwite kumwe kuruta ukuri inshuro 1000 kw'abantu batandukanye, kuko nyir'ubwite nubwo yaba kubeshya uko niko kuri kwe nyine, icyo kinyoma kuba ariko kuri kwe. Rero ati njye mfite umudayimoni w'ubuhehese rwose ni irari. Ahubwo ikintu cyabayeho, habayeho kudahuza neza, kubera ko yagombaga gutuza, sibyo? Kubera ko sintekereza ko irari rishobora kugukoresha ibintu bireshya kuriya. By the way, berekanye ibirori, murabizi, umuryango turamumenya, isi iramumenya, inshuti abavandimwe turamumenya, mu kiliziya ahantu hose biragaragara, ukambwira ngo ni irari. Ahubwo I'm serious ko uriya mudamu irancorekeye. Ntekereza ko ngewe ku giti cyanjye nk'uko wari ubimbwiye, ntekereza ko yamuhaye imiti, ntekereza ko hari nyine ku muntu uri nomo ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ngiye sinzi impamvu, ubona namwe muze kudufasha mutubwire ukuntu mubyumva. Icyumweru kimwe, ibyumweru 2 ku muntu wambitse impeta, ku muntu wagiye mu murenge ukajya mu mategeko imbere y'Imana ukazamura ikiganza ukavuga ngo ryari irari. What does it mean? Ngiye ntabwo mbyumva, n'urujijo. Ariko aka kanya ikintu kiriho, ntagiye kujyaho ngo ntinde mu magambo, mwagiye mubibona ibiganiro byagiye bitambuka, uburyo Samantha yagiye batakiragira gute, nanjye naraje, yaje mu rugo, ibiki ni byinshi. Ariko seriously ngiye ikintu mbonamo, I do really ko Gilbert afite ikibazo. Ariko nanone hari igihe njya nshaka kumugarukira, nkatekereza ko hari ibindi bintu bamuhaye, uriya mugore yamuhaye, kuko ibyo bibaho. Murabizi ko sinzi no bagira ngo niba babyita ngo ni karyo, bagira ngo ni ibiki, sinzi ibintu bajya batanga, cishwa. Ngiye ntekereza kirimo, ngiye ntekereza kirimo, ahubwo turaza gushaka plan B, kubera ko ntago nakemeza ko biri aho ngaho gutyo gusa, kuko Gilbert ni umuntu mukuru, ntago ari uruhinja, ntago twabyirengagiza. By the way, kuri case arimo kubiki byose ntago twakirengagiza ko ari umuntu mukuru. So nawe ni umuntu ugira amarangamutima ushobora kwigarura. Ariko igihe umuntu wese yakabonye ko agomba kwigarura, cyangwa se ari muri situation yuko agomba kugira icyo akora, ntigikorwe kandi umuntu wese ariko abibona, n'uruhinja ariko rwabibona, tugomba kumekinga sure ko uriya mugabo ahubwo adafite ibindi bintu yahawe n'uriya mugore. Samantha nongera kumubaza ikindi kibazo. Samantha, hari inkuru ujya wumva zitandukanye, hari inkuru numvishije y'umugabo washatse umugore agakora mariage, uwo mugore akajya iwe umugabo akamusaba akamwima bwa mbere, akamusaba bwa kabiri akamwima, bikaranye umugore amubwira ati nyamara ntago ndimo numva neza. Ariko twazajya kwa mama cyo kwa mabukwe nkamubaza ikibitera, nyuma yaho tukumva ngo urugo rwasenyutse. Samantha, ntago ari ngombwa kugucumuza byinshi mu rugo rwawe, ariko nanone kubera icyo abantu bakora ubukwe bagahita batandukana ako kanya. Urabizi benshi banyuze no ku ma YouTube byetandukanye, biterwa ni reka ngiye nkubwire, nye kukubwira ngo biterwa n'iki, buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Hari n'impamvu ibi byabayeho, wenda byashoboka ko hari isomo Imana yashakaga kunyereka, kandi nararibonye, kandi naranize jewe. Buriya ndi umunyeshuri mwiza, nzi kwiga kuko ntago wambwira ngo umugabo agukoreshereza ubukwe narangiza nyuma y'ukwezi mwaragutaye uvuge ngo umuntu yigeze gukunda mu buzima. Ahubwo yabikoreshejwe nuko bamutukaga bavuga ngo uri umugabo gito, ngo wihakanye umwana, bakoresheje ADN. Nabwo ari amafaranga yanjye ntanze naye yari arimo. Arangiza abona ko ibitutsi bibaye byinshi, aravuga ati reka nikure mu isoni mukoreshereze ubukwe abantu bangarukire. Bamaje kumugarukira, niba yumvaga ko ibyo azakora nyuma ntazabizana kuri kamera, kandi ntago byari gukunda. Ni gute se umugabo yagusiga uri mu kabuki waranyuze kuri kamera imbere y'isi abeshya abantu, wowe ntugaruke kumuvuguruza? Byari ngombwa yuko ngaruka kuri kamera. Mu by'ukuri rero
nubwo yavuze ngo ni umudayimoni wamuteye ngo nirare tujye tubwizanya ukuri niba arashaka avuga ati rero umugore mwiza ndifuza kugusaba yaje mu rugo yikoreye ibitoki n'amakarito y'amata amajerekani y'amavuta haraje pe aza gunsaba imbabazi arambwira ati njyewe nakurikiye amafaranga ngezeyo ndanayabura ubu ndi kwicuza icyari cyaratumye ngenda aka kanya nje gusaba imbabazi ngaruke mu rugo rwanjye twubakura umuryango turere umwana tuzabyare n'abandi bana izaduha ariko ndashimira Imana yo yampaye kureba kure cyane nabonaga ko kwenda ashobora kuba ari seriye ariko natekereza ukuntu yanaye nanone nkumva ko atari seriye ndavaneka nzabanze mbisengere muri cyagiye ndimo kubanza kubisengera ngo numve igisubiza Imana impa nibwo baje kunyiba umwana bwa mbere ubundi yamufashije kumwiba mufatira ku muryango yaramwirukankanye bwa kabiri no naza kumwiba nahari nza kubimenya mwarabibanye byose byaciye kuri kamera ko naje gusanga umwana afitwe naza kubigarukaho yego undi mugore ntarasobanukirwa ngo uriya mugore mfite uyu mwana ninde ese umwana wawe wenda areka nkubaza kandi kantu kamwe muri iyo minsi ntago wabonaga ko hari ikintu cyaba kiragenda neza wenda kiwereka amarenga ko umwana wawe ushobora gushimutwa akajyanwa ahandi hantu iyi narabibonye kuko jewe ubwajye nari ndi mu cyumba umwana ari muri saro muhamagara nka gatatu ngira ngo aze musinzirize numva ntiyitaba kandi nari musize muri saro nsohotse mvanye hirido mbona isari kumwirukankana muri koridoro nye neza yaramutwaye ndamutesha mpamagara abantu barahurura aramugarura nyuma y'icyo gihe rero nibwo umwana naje kumubura